Ndagusuhuje wowe ukomeza gukurikira ibiganiro bya Kwizera Leonce Official. Mu bihe bitandukanye njyewe nawe tujya twumva bagenzi bacu bavuga ko barwaye umutwe, ndetse rimwe na rimwe nawe hari igihe ujya wisanga urwaye. None se ubundi umutwe uterwa n'iki? Ni gute nakwirinda kurwara umutwe? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Numara gukora subscribe wiyumvemo ikaze. Njye nitwa Leonce Kwizera, hano kuri Kwizera Leonce Official. Ubusanzwe umuntu atangira kuvuga ko arwaye umutwe iyo yumva ababara cyangwa se atamerewe neza mu gice cyo mu mutwe. Ariko nanone uburwayi bw'umutwe bukagira igisobanuro bitewe n'aho buherereye, ni ukuvuga igice cy'umutwe wumva ububabare buherereyemo. Uretse ko ububabare bushobora no kuba buri no mu mutwe wose, ni nayo mpamvu iyo ugiye kwivuza uvuga ko urwaye umutwe, umuganga abanza kukubaza aho wumva ubabara, ati urumva uri kukurira hehe? Ni hehe hari kukurya? Umutwe ushobora kuba ukubabaza hejuru y'amaso, uruhande rumwe rw'umutwe, cyangwa se ukumva umutwe uri kukurya wose. Ibyo rero bifite icyo bivuze ku buzima bwawe, kandi bikanaterwa n'impamvu zigiye zitandukanye nk'uko abahanga babisobanura. Kurwara umutwe biterwa n'impamvu nyinshi. Muri zo twavugamo nk'umuhangayiko cyangwa ibyo bita stress, urumuri rwinshi, kubura ibitotsi, gusonza, indwara y'amagufwa izwi nka arthrose, cyangwa se uburwayi bw'uduce disque duhuza urutirigongo hernie discale, imirire mibi n'ibisindisha, ihindagurika ry'imisemburo, agahinda gakabije, uburwayi bwa sinezite, kutanywa amazi ahagije, ingaruka z'imiti ndetse n'izindi. Muri ubu burwayi bw'umutwe mu bice bitandukanye, ndagira ngo ngaruke by'umwihariko ku bubabare busimburana buva ku ruhande rumwe bukajya ku rundi, ndetse n'ububabare bw'umutwe bujyana n'ijisho. Ubu bubabare busimburana buva ku ruhande rumwe bukajya ku rundi si byiza kubwihererana, kuko bushobora kuba ari ikimenyetso cy'indi ndwara y'ubwonko, urugero nk'indwara y'igicuri. Naho ububabare bw'umutwe buherekejwe no kuribwa ijisho ndetse no kubona ibikezikezi bishobora kuba integuza y'uko waba urwaye amaso, by'umwihariko indwara y'amaso izwi nka glaucoma. Iyi ndwara y'amaso iyo itavuwe ku gihe kandi neza ishobora kuvamo ubuhumyi. Niba rero wumva ubabara muri ubu buryo tugarutseho by'umwihariko, wagahise wihutira kujya kwa muganga, kuko ibintu biri kugenda birushaho kukubana bibi uko utinda kujya kwa muganga. Nubwo indwara y'umutwe ari mbi cyane kuko umutwe ari wo ukoresha ibindi bice by'umubiri bisigaye, inkuru nziza ni uko ari uburyo bwo kuyirinda. Mu magambo make, ushobora kwirinda iyi ndwara wirinda ibyo twavuze hejuru biyitera. Irinde kunywa ibisindisha ku rugero rukabije, imirire mibi, agahinda gakabije, stress, irinda urumuri rwinshi cyane cyane ari amatara yaka yongera azima, ndetse n'urumuri rw'ibyuma by'ikoranabuhanga. Nywa amazi ahagije, ryama neza mu cyumba cyijimye kandi usinzire bihagije kugira ngo ubwonko buruhuke. Kora imyitozo ngororamubiri n'ibindi byinshi. Gusa icy'ingenzi muri byose, igihe warwaye umutwe ihutire kujya kwa muganga kugira ngo wivuze neza kandi ukire hakiri kare. Niba nagutegura ikiganiro ku ndwara y'umutwe, ntabwo nagisoza nakubwiye ku ndwara y'umutwe udakira. Hari ubwo usanga umuntu ahora ataka umutwe udakira igihe cyose kandi nta yindi ndwara afite ibimutera. Abahanga bagaragaza ko ibitera iyi ndwara bitaramenyekana neza, gusa bikaba hari aho bihurira n'iyakuramyakura ndetse n'imikorere y'ubwonko n'umubiri. Nubwo bimeze bityo ariko, abahanga bagaragaza ko hari ibyo wakora kugira ngo wirinde kurwara uyu mutwe udakira. Umuganga mu kigo cy'ubuvuzi cya kaminuza ya Maryland i Baltimore avuga ko ku bantu bamwe gufata imiti y'umutwe bishobora kubafasha kugabanya ububabare, ariko bikaba ari ngombwa kubanza kumenya impamvu zitera iyi ndwara. Abahanga mu buzima bakomeza bavuga ko iyi ndwara y'umutwe udakira ishobora guterwa n'impamvu nyinshi kandi zitandukanye, zirimo imihindagurikire y'imisemburo, cyane cyane ku bagore n'abakobwa bari mu minsi y'ukwezi kwabo, cyangwa se abagizweho ingaruka n'imiti yo kuboneza urubyaro, ndetse n'igihe bageze mu gihe cyo gucura. Abaganga kandi bakomeza bavuga ko iyi ndwara ishobora guterwa no kunywa ibisindisha bikabije, urumuri rw'amatara yihinduranya cyangwa se yaka yongera akazima, urumuri rw'ibyuma by'ikoranabuhanga, urusaku, amarangamutima yashegeshwe, agahinda gakabije, kutaruhuka neza, kunywa itabi cyangwa guhumeka umwuka waryo n'ibindi. Mu gusoza kandi, ngo hari ibyo wakora mu gihe waba urwaye iyi ndwara cyangwa wirinda kuyirwara. Muri ibyo harimo nko gushyira igitambaro gikonje ku mutwe mu gihe uri kubabara, gukora massage y'umutwe, gukora siporo ngororamubiri,
kunywa amazi menshi kandi ahagije, kuruhuka neza, kuryama mu cyumba cyijimye kandi gituje n'ibindi. Mu gusoza iki kiganiro reka nkubwire ko ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubuhinde bwagaragaje ko gukoresha smartphone cyane biri mu bitera umutwe, kandi ko 94% iyo bafashe imiti y'umutwe batoroherwa neza ugereranyije n'abatazikoresha. Aba kandi banagaragaweho n'ibimenyetso by'indwara y'igicuri ndetse no kurwara umutwe uruhande rumwe. Ngayo nguko nahawe rero ho guhitamo niba witegeza iyi ndwara y'umutwe cyangwa uyirinda binyuze mu kwita ku byo twakubwiye muri iki kiganiro. Gusa njyewe Leonce Kwizera ndakwifuriza guhorana impagarike n'ubugingo, maze duhurire mu bindi biganiro. Hasta la victoria siempre.